se sheri barakundanye turateretana sibyo nako uzanye ngo twubakane urugo sibyo ubundi se uri igiki muri uru rugo ushinzwe kumfasha kumesera kunekera nge nkashingwa no kuguhahira ikindi ni iki ko kubura muri uru ibyo ngibyo nkubwira hashize imyaka ingana tuwana ni imyaka 40 ngaho ibaze imyaka 40 yose ushaka iki se mukundwa mwiza igihe cyose tubaranye nta mwana no kwezi ushaka umwana muri ino minsi turaza kubireba ubara iminsi yawe tubyarana akana okay ntari bikambyizeye nibidahinduka ubwo nanjye ndafata iyindi myanzuro bizahinduka ndiyizeye nge ndakagabo ngewe ndakagabo bafite gahunda zabigukorera sheri sibyo nta kibazo kambyizeye yego ratishira ngamobera sheri ibyo ngibyo bizaza nyuma bizaza nyuma gute mukunda kandi kuba unkunda se bivuze yuko oya ibyo bizaza nyuma okay nta kibazo genda byemera ntacyo reka negereze sibyo ajya ngo nguki mudugu none se mbonye ngwiriyemo ano masaha ngo bimeze bite ariko se mudugu ubona ibi bintu bizaba byora ibihe se ibintu by'abantu batarari rondo ubona ari sawa ese nago nagwaye abantu ngo mujye murarana ku irondo nge ndara ndi njyenyine hariya ku kagari mparara njyenyine kandi bajya gufata inkoni ngo kwa mutekano nyine ntago bahagera baraza bakadepozaho bakababona ariko nyine bagahita bisubirira hehe guhena iwabo icyo kibazo ariko ndi bwakigeho oya ni ukukigaho ntabwo uvuga ngo uri bwakigaho ubwo ni ukukigaho ibyo ndabyumva ariko reka nkubwire dore ngo ejo bundi kwa wa musaza Rutayisire ngo baherutse kumwiba udufuka 5 tw'imicanga gusa se hubwo ko ngo bari bamukuyemo niyo kotsa ngo nese ubundi bamwiba mwagiye kurara he none se tuzajya turara ku kagari turarira idarapo rya leta tujye no kurarira imicanga ya rubanda rero ibyo bintu mujye mwisura mujye mutembera murebe n'abaturage niba bajyamye amahoro tugere no mu ngo yewe ndaza gusezera oya ntabwo urasezera ubundi ngenda nashaje urashaje ariko imyaka iracyarimo usiba igishambo ntiwagikubita kugikubita se buriya sibye ko nigiye kuba umusirikare ho gatoya mpita nyicanga mutuntu nkagikubita nkagifata n'amabya ntacyo bitwaye ahubwo mba kuri ibintu bigiye kumera reka njye kureba abasore batarara ku irondo mbakoremo umukwabo oya turanajyana ahubwo tugende yego ahubwo tugende wa mungana turi gutinda duhere kuri cya kigabo kirongoye vuba hariya twageze akazuba se kabyutse kava n'amahorora akose gore yirirwa mbwira ngo simutera inda ubu koko nta munsi nabikora biterwa n'iki koko ubuse ndi ikiremba ngo mbimenye ubu nzabigenza ute koko mwiriwe muri aho umudugu amakuru ki mukomere ni meza mukomere munyerondo mukuru wacu komera cyane dukomerane turakuzindukiye hari akabazo aseko mbona mu ngo sundi hepfo haruguru oya nta no kugira ngo tunamahoro ahubwo hari akabazo kari kavutse twari turagira ngo dukemure yego mudugu dore uwo musore yaraje kundegera ngarara irondo wenyine kandi turahura ukambwira ko irondo warirayeho uheruka ryari mbese ko ntakikubona ubahe urebye urugo rwaraguheranye pe urebye ni business nyinshi cyangwa wishimiye ko ukiri umugeni ukomeza muri vutu nyokopi nyine vutu ntago yabura vutu nyine nawe urabizi ntago yabura ariko jya ugabanya ubikorega cya dore ngo cyica nk'imyumbati wa muntu imyumbati bira ntago aryoha bira bintu hanyuma uratanga ngahe ajya mudugu ubu muri tubwire asibye iminsi ngahe
amezi 3 ntashize Sibye amezi 3 pe kuva twavugurura akagari wari wahagera se ubu si imyenda urayizi ko twayizanye wari ubizi uheruka narumvishije ngo haje n'inkoni byose birahari urumva se ibyo ahubwo ni nkana shize turahura akambwira ko irondo yarirayeho neza umudugudu rero umugore wanjye yagize ikibazo yararwaye twagiye mu bitaro ubwo rero urumva ahubwo ikosa nakoze nuko nageze ku mukuru udushinzwe w'irondo nyine kutari mu bwiza nicyo kibazo nagize yewe ako nakundi ubwo ikibazo cyawe turacyumvishe twari turi no kwihuta twari tugiye kureba abandi basore tugiye kureba abandi hariya hirya reka turaswe mugenda mu bahane bajye barara ariko yarorohewe umugore nta kibazo yarorohewe ubwo tubivuze yuko ugiye kugaruka ku kazi ndaza kugaruka nimunkiraho oya uriho ariko igihugu gifite n'umutekano nta kibazo kiragenda nta kibazo ariko igihe cyose tugomba guhora twiteguye tugomba kwitegura sawa nta bintu byinshi reka sawa muze wabuki kwizo nizere ko n'ubugeni bwagenze neza nta kibazo navutuvutu n'umugore mu banyamahoro ni amahoro nizere ko wanamuvutuye indu nizere ko ari hafi kubyara vutuvutu iri hafi sawa muzibaruke neza ubwindi ubwose wamuteye inda nta kibazo da nimba warayimuteye ahantu nimukiye iyo ni heza nka databuja ndi umusirimu dore ifaranga umuriro ariko mbabwire Kagame n'ubutaha tuzongera tumutore pe kuko ndabona iterambere abari kugenda ritugezaho umuriro waraje inzugi nziza ku bwa Habyarimana nta mitarike zabagaho nta n'umuriro wabagaho reka da wapi tuzongera tumutore 100% ku gipfusi kandi mbega inzu nta nubwo nzahaguma bibaho wiriwe madamu nabyawiriwe ko ngiye kwa muganga nzi ko mwite none ntabwo mwite ushatse kumbwira ko utwite impanga z'abana 3 ndi kukubwira nawe ngo ngwiki uye kwa muganga ntabwo ngo uvuze ngo sumubwize iki ngo nagutwite ntago utwite ahubwo uri umugabo uri iki yewe uzi ko numvaga ko naguteye inda y'impanga 3 ahubwo wowe ikigaragara cyo nta nubwo uri n'umugabo ntago ushoboye yewe buriya hari igihe n'ibyuma byibeshya ariko byo kwa muganga hari igihe utwite buriya hari igihe utwite imbwa gusa nwite ndimbwa ifite umurizo se ifite umurizo cyangwa imbwa idafite umurizo urenze umwe ahubwo mada unkoze mu bwonko ahubwo kudakurita imbwa byorora imisega kanze nkwere ngiye kwa mudugudu kuko ibi bintu sinabyihanganira